Nahise nigira ku muhanda i Nyagasambu. wese wigira ku muhanda i Nyagasambu ku muhanda i Nyagasambu ubwo no kuvuga Ku Gasima nyine. wahise wigira ku Gasima ku Gasima ibi ngibi numva byo kujya ku Gasima kujya Ku kuba mu muhanda muhanda. byagenze bite Hari umuhungu nyine wahaje arahankura. yahagukuye gute rero Yahankuye azi yuko ndi umuhungu. oya Igihe Oya. hari habereye igitaramo cya King James. Batembereye Nyagasambu. Kubera ko uwo muhungu niwe wambwiye ko ndi umukobwa. niwe yakubwiye ko uri umukobwa wowe ntabwo wari uzi ko uri umukobwa cyangwa uri umuhungu Ntabwo nari nzi gutandukanya umuhungu n'umukobwa icyo ari cyo. ku myaka yawe 9 ubwo se utaratangira gufundura amabere Wapi. Share, comment, like, and subscribe on Emelito TV. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza, reka nkwifurize umugisha wowe wakunze kandi ugakurikira Emelito TV. Nimwe tubana umunsi ku munsi, nimwe mudutera imbaraga zo kugira ngo ibyo dukora turusheho kubikora neza kandi turusheho kubaha quality nziza. Nitweme confiance, iyi ngiyi ni Emelito TV. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe, ndagushimiye cyane wowe winjiye mu muryango mugari wa Emelito TV, wowe udasiba gukunda no gukurikira ibiganiro dukora umunsi ku munsi. Uyu munsi rero twagize umugisha utagisha nyamara ukosha kubo tuwurusha kuba uyu munsi wa none twasuwe n'uyu mudamu, tugiye kugana kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko byibanda ku nkuru y'ubuzima bwe. Ni inkuru nakumva ikagira icyo imfasha, ni inkuru wakumva ikagira icyo igufasha, ariko kandi ni inkuru ushobora no kuganiriza wa muntu mukunda kuganira uvuye mu kazi nawe ikaba hari icyo yamufasha. Mbere yuko rero twinjira mu nkuru, reka nkwibutse yuko Resolved Company ariyo company imwe rukumbi ibanza ndetse kandi ikurikira, niyo company ifite imyemerere ya Gikristo, niyo company iteye imbere mu kuba yafasha abantu kuba bajya kwiga hanze. Resolved Company Limited niyo company imwe rukumbi yafasha uwawe cyangwa se nawe ubwawe kuba yajya kwiga mu bihugu byo hanze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, muri Australia ndetse no mu Bwongereza. Tubafasha kandi mu bujyanama bujyanye no kuba wabona visa. Si ibyo gusa kandi kuko by'akarusho abantu bagiye mu cyiciro cya undergraduate ndetse na postgraduate tubafasha kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza. Uyu munsi wa none rero reka mbabwire nti ku bindi bisobanuro ushobora kuba wadusanga muri Ku bindi bisobanuro rero ushobora kuba wadusanga mu mujyi wa Kigali rwagati impande ya Tedemire muri Florida House mu muryango C nimero 27, aho ngaho ni muri floor ya 2. Ndakwakiriye mama. Navuze ibintu byinshi uranyitegereza ureba hasi nkaho tutari no kumwe, banza wari warambiwe. Harakonje. Harakonje. Amakuru se Turashima Imana. umeze neza? Yego. Biragenda. Mama ndimo ndaganira nande? Na Vedastine. Ndi kuganira na Vedastine. Afite izina rigoye. Vedastine ni witwa? Sabukomeje. Sabukomeje. Yego. Nawe ujya Sabukomeje se? Yego. Ugakomeza ugakutiza mpaka bikunze? Oya. Ugeraho ugacika muri intege? Ahandi haba hari ah'Imana. Wowe urasaba ibishoboka sorry, ahandi ukaharira Imana. Yego. Amakuru y'iminsi se? Turashima. Numvishe inkuru yawe, numva ni inkuru umuntu ashobora kuba yasangiza abanyarwanda, akaba ari inkuru yabakora ku mutima kandi akaba ari inkuru yagira icyo ibigisha no muri ubu buzima busanzwe. Yego. Ukuyemo akimbeho se y'inyuma ku mubiri ubundi umeze neza koko? Ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe. Yego. Ndabona mode atari nziza, ntago nizeye ko ibyo uri kumbwira n'ubundi bimeze neza. Ni ibisanzwe. Vedasti mu rugo nahagana hehe? Ucumbitse Mageragere. Mu rugo ucumbitse Mageragere. Ubwo iyo mvuze mu rugo mba mvuga ni wavukiye hehe? I Rwamagana. Wavukiye Rwamagana. Yego. Arya Rwamagana niho haba ahantu bita Nyagasambu. Yego. Muri Nyagasambu rirarema. Ese kubera iki bavuze muri Nyagasambu rirarema? Rirema buri munsi. Rirema buri munsi. Kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru riba riri kurema. Vedasti, wavukiye Rwamagana, uvuka mu muryango w'abana bangahe, wowe uvuka uri wa kangahe? Turi abana 4, 9 wa gatatu.
muri abana bane w'uru wa gatatu, ni ukuvuga ngo ubanziriza bucura. Bucura ni umuhungu cyangwa ni umukobwa? turi abakobwa, umuhungu ni umwe. Umuhungu Bucura ni ni umwe. umuhungu. Yego. Vedasi, uyu munsi wa none umbwiye ko uba i Mageragere, wavukiye i Rwamagana. Icyo gihe mu gihe cy'ubuto bwawe ni ubuto usobanura gute, cyangwa se imikurire yawe n'imikurire isobanura gute? Ntabwo ari myiza. Nabyirutse mbana na muka data. Wabyirutse ubayeho nabi? Nabyirutse mbana na muka data. Ubana na muka data? Byagenze bite se muka data? Mama byagenze bite? Nabyirutse mbana na muka data, akajya atubwira ko atari mama nyine. Akajya akubwira ko atari mama? Kubera ko nta wundi mwana yari afite. Nta wundi mwana yari afite? Ni twebwe twenyine. Mukaso nta wundi mwana yabyaye? Ntawe. Mama yari yaragiye he? Mama yarapfuye. Mama wawe yarapfuye? Sorry. Mama yapfuye ryari? Ntabwo mbizi. Ntabwo ubizi? Namenye ubwenge. Namenye ubwenge kubana na muka data gusa. Wamenye ubwenge ubana na mukaso? Ugize utya umenya ubwenge ubana na mukaso, imibanire yawe nawe yari imeze gute? Mwari mubanyeho mute? Nakuze tutumvikana. Kuki iki mutumvikanaga? Ntabwo yatekaga buri munsi. Ntabwo yatekaga buri munsi? Kubera iki atatekaga buri munsi se? Ntabwo yakundaga kuba ahari. Ikindi gihe yabaga yigiriye kwinywera inzoga. Yabaga yigiriye kwinywera inzoga? Akanga guteka? Si ibyo guteka bihari? Uwashoboraga guteka mu rugo yaratekaga. Tutabishobora nyine tukaburara. None se kuba ataratekaga buri munsi nicyo cyavuyemo intandaro? Oya. Twatekaga ari uko yabiduhaye. Byabaga bihari ariko mutabiteka? Byabikingiranaga? Uyu watekaga yarakubitwaga. Uwatekaga yarakubitwaga? Ubwo papa we yabivugagaho iki? Yarigiye, yabonye bimeze gutya ahita yigendera. Yarabataye abatana na mukaso? Ajya hese kandi? Ntabwo tubizi. Mwabonye agira gutya arasohoka baragiye? Ntimwamenye aho yagiye? Ntabwo twari twahamenya. Kugeza uyu munsi wa none ntabwo murahamenya? Umuntu wabataye mukiri abana? Yadutaye mfite nk'imyaka 6. Nk'imyaka 6? Vedasi yabataye mufite imyaka 6, musigaranye na mukaso. Mukaso nta bandi bana yari afite, yari mwebwe mwenyine, ubuzima butameze neza. Ubwo byarakomeje bigenda gute? Umwe muri twebwe yarapfuye, dusigara turi 3. Turi 3. Wapfuye yari muri bakuru bawe? Musigara muri 3. Nyuma y'uko musigaye muri 3 ubuzima bwakomeje gute? Twabanye nabi na muka data. Njyewe nkajya njya kwa mukecuru. Ukajya ujya kwa mukecuru wawe? Mukecuru wawe mwari muturanye? Ariko ntabwo hari hafi cyane. Yego. Hari ahantu ushobora kuba wajya ukarara utashye? Aho hantu hari kure Vedasi? Warizinduraga ukagerayo nimugoroba. Wazindutse mu gitondo? Aho hantu hari kure? Wajya kujya kwa mukecuru wawe ukamara nk'iminsi ukongera ukagaruka se buriya? Naragarukaga kubera ko nawe icyo nagendaga kumusaba nasangaga nawe ntacyo afite. Wasanga nawe ntacyo afite? Nawe akambwira ngo nitujye kwa papa. Akabirukana abanza se cyangwa ari ukubura uko agira? Ntabwo wamenya amarangamutima y'umubyeyi, ariko uburyo nari mbayeho n'uburyo mbayeho uyu munsi, yaba ari umuntu wankundaga ntabwo yari kwemera ko mbaho gutya. Aracyariho mukecuru wawe? Mukecuru aracyariho. Ubwo avukana nande? Abyara papa wawe cyangwa mama wawe? Mama. Abyara mama wawe? Mama wawe witabye Imana? Ugize gutya rero ugiye no kwa mukecuru, umukecuru nawe arakwirukanye, ubwo noneho warusigaranye hehe ho kujya? Nahise nigera ku muhanda i Nyagasambu. Wese wigira ku muhanda i Nyagasambu? Ku muhanda i Nyagasambu ubwo no kuvuga? Ku Gasima nyine. Wahise wigira ku Gasima? Ku Gasima ibi ngibi numva byo kujya ku Gasima kujya kuba mu muhanda?
ubwo wari ufite imyaka ingahe? nari mfite imyaka gutyo, nta mwaka waciyemo, n'ubundi nari mfite nk'imyaka 6 ni gutyo 7. Imyaka 6-7. Wari ufite imyaka 6-7 uba ufashe umwanzuro wo kujya kuba ku muhanda. Ubwo ubuzima bwo kuba ku muhanda bwo bwari bumeze gute? Sa nk'ubu dusangiza aho twumva. Nyine bwari bumeze nabi kubera ko narasonzaga. Najyaga gutashya inkwi nkaza nkazicuruza i Nyagasambu, tukabona ukuntu turya. Mukabona ibyo kurya? Kubera ko umukecuru nyine yageze arambwira ninza yongera gusenya, nkazajya mfata umwanzuro wo kuza mu rugo nyine sinkaze nta sabune nzanye yo koga. Uzajya uza kuzanya isabune? Ubu ugasenya ukaba wibera ku muhanda, ukabona amafaranga ukagura isabune ugataha kwa mukecuru? Oya, nanjye nabonye ntabishobora ndabyihorera. Urabyihorera? Nigumira ku muhanda. Wigumira ku muhanda. Ubwo ku muhanda wasenyaga inkwi ukabona amafaranga wabonaga wayakoreshaga iki? Ko nayaguraga ibijumba bihiye. Ibijumba bihiye? Ibiryo nyine nkarya. Ibijumba bihiye? Nkarya. Ukarya? Aya mafaranga yose wayaguragamo ibijumba? Ntayo waguragamo ibindi bintu byo kunywa? Wapi? Okay, ugize gutya rero ntago ntekereza ko wabonaga buri munsi inkwi zo gusenya? Ntago nasenyaga buri munsi, nasenyaga nka rimwe mu cyumweru. Aya mafaranga azaka gutunga icyumweru cyose? Hari igihe twayaga ahantu habereye ibirori, cyangwa umuntu akantuma amazi akangaburira. Cyangwa umuntu akagutuma amazi akakugaburira. Yego, ubaye gutyo rero muri ubwo buzima bwo kugasima udasenya buri munsi, rimwe na rimwe ukanyuzamo ukavoma n'amazi, ubuzima bwakomeje gute? Nigumiye aho ngaho ariko nta minsi yaciyemo. Nta minsi yaciyemo? Nta gihe cyaciyemo mba ku muhanda. Nta gihe cyaciyemo gute? Byagenze bite? Hari umuhungu nyine wahaje arahankura. Yahagukuye gute rero? Yahankuye azi yuko ndi umuhungu. Oya? Igihe hari habereye igitaramo cya King James, batembereye Nyagasambu. Kubera rero hari VIP yonyine, twebwe urumva ku muhanda hari hashyushye nyine, bansanze ku muhanda bantuma amazi yo kunywa. Yego. Basohotse mu gitondo nka 9 bansangaho n'ubundi bansanze, baranganinze bambwira. Uravuze ngo babonaga uri umuhungu, wabwiwe n'iki ko babonaga uri umuhungu se? Kubera ko uwo muhungu niwe wambwiye ko ndi umukobwa. Niwe yakubwiye ko uri umukobwa? Wowe ntabwo wari uzi ko uri umukobwa cyangwa uri umuhungu? Ntabwo nari nzi gutandukanya umuhungu n'umukobwa icyo ari cyo. Ku myaka yawe 9? Ubwo se wari utaratangira gupfundura amabere? Wapi? Napfunduye amabere ntwite. Upfunduye amabere utwite? Ni iki Banyarwanda? Gute se? Napfunduye amabere ntwite. Gute se? Okay, ubwo wenda nabyo turabigeraho numve watwise gute mu gihe cyo gupfundura amabere kwawe. None se uwo muhungu yari azi ko uri umuhungu? Bankuye aho ngaho baranjyana aho babaga. Reka nkubwire ngo Resolved ni kampani imwe rukumbi ishingiye ku myemerere ya Gikristo yiyemeje gufasha abanyeshuri gushakisha amahirwe yo kwiga mu mahanga. Cyane cyane ikaba ifasha abanyeshuri kwiga muri Canada, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu Bwongereza. Tugufasha rero byinshi birimo kwiyandikisha ndetse n'uburyo bwo kubona imyanya muri kaminuza nziza ziri ku isonga. Tuguha inama mu bijyanye na visa dore ko dufite abajyanama b'inzobere mu byerekeye gusaba visa yo kwiga. Hari amahirwe yo kubona inguzanyo ku banyeshuri, aho umunyeshuri abona inguzanyo akaba yakwiyishyurira amafaranga y'ishuri ndetse akabona n'amutunga. By'umwihariko ku banyeshuri bize muri science, technology, engineer, imibare ndetse n'andi menshi. Inguzanyo zacu zifasha abo mu cyiciro cya mbere bizwi nka undergraduate ndetse n'icyiciro cya kabiri bizwi nka postgraduate. Akaba ari amasomo yigwa mu gihe cy'umwaka cyangwa se mu myaka 2. Ukeneye ibindi bisobanuro wasura ibiro byacu muri Tropical Plaza imbere ya TD Mall, etaje ya mbere, umuryango C 27.
cyangwa se ukanyura ku rubuga rwacu wa#weresolved.com. Ntuzemere ko ibibazo bya mikoro bizitira ejo hazaza hawe. Resolved yiyemeje kugufasha kugera ku nzozi zawe. Gute rero? barambwiye ninze bajya kungurira icyo kurya no kunywa. Barambaje nariye ndabahakanira. Barambwira ngo ko hari harimo amafanta ko ntaje kunywa fanta. Ndababwira nyine ninjiye barambuza. Yego. Abo bahungu nibo bari baje mu gitaramo cya King James? Hari benshi nyine ariko abo ngabo nibo babashije kumvugisha. Bakwinjiza hari habereye igitaramo ubwo ni muri Guma Guma mu bihe bya Guma Guma. Bakwinjiza hari habereye igitaramo baranjyana bangurira ibyo kurya. Yego. Umaze kurya rero barambwira none se banjyane mu rugo nahayobewe. Ndababwira hoya. Barambwira ngo tujyane iwacu aho baba turajyana. Babaga hehe? Gikondo. Oya. Bakuvanye Nyagasambu bakujyanye Gikondo mu mujyi wa Kigali. Ntabwo wari ufite se? Wapi? Ni iki cyari kirakumaza ubwoba ku buryo uvuga uti ngewe umuntu yanganjanye i Kigali ndumva nta kibazo nta kintu kibari bungirire? Nese n'ubundi ko nari nibereyeho mu buzima bubi. Ubwo ari ukurara mu giti. Hari igihe ni Nyagasambu bahatwirukanaga. Ubwo ari ukurara mu giti no kuba wajya umuntu yagiye kugirira impuhwe. Nimba bari banyeretse ubumuntu bwo kungurira ibyo kurya, numvaga yuko ikibazo mfite kiri bukemuke. Nase Vedasti kuko yarambajije narize ndamugangoya. Barambwira ninze tugende turaganira tugeze aho tugiye. Vedasti wararaga mu giti? Naraye mu giti. Ese waraye mu giti urasinzira gute ntago wahanutse? Bwa mbere narahanutse. Uhanuka uva mu giti? Ariko bwa kabiri nemaje kumenyera. Ntago wavunitse uhanuka? Igitego cyareshyaga gute? Ubwo nticyareshyaga nanjye? Gitugwamo ntuvunike? Wapi? Ubwo hasi hari hameze gute? Yari intabire? Hoya hari mu bihuru. Hari mu bihuru? Uragwamo ugwa mu bihuru ntiwavunike ntiwanacika igisebe? Wapi kubera ko nabyukaga mfite ubwoba nirukanka. Numvaga ko nababaye inyuma byarangiye. Yego rata. Ubwo n'umuntu kandi niyo nababaraga narihanganaga. Yego. Kuko hagize umuntu bimenya ko waraye mu giti cy'abandi bakumerera nabi. Kandi mu cyaro nyine ibiti bihaba biba bifite ba nyirabyo. Yego. Yego. Vedasti umuntu cyase waramwe ngo ni benshi, bari benshi ntago yari umwe? Bari babiri ariko tugeze mu rugo nasanze ari bane. Bari babiri migeze mu rugo musanga ari bane? Baravuga ati rero tugiye kwibanira i Kigali muraje mugeze hano hirya Gikondo. Aha muhageze rero ubuzima bwakomeje gute? Njyewe ku bwanjye bwangendekeye neza. Ku bwawe bwakugendekeye neza? Ku bwabo bwabagendekeye nabi se kuko wagira ngo hari ikindi kintu bo cyababayeho? Njyewe oya bo abo ngabo batatu bahaciyeho nk'ukwezi baragenda. Haciyeho nk'ukwezi baragenda abo ngabo batatu? Yego. Usigarana n'uwo musore umwe. Batatu bo bagiye hehe? Bagaragaraga nk'aho ari abanyeshuri. Uwo muhungu nyine ahita ambwira ko agiye kunshakira uburyo nakiga, hanyuma hagira umuntu ndangisha mu muryango nyine akazahita anyerekana. Hatagira umuntu ndangisha tukazigumanira. Ntabwo yari yakamenya ko ndi umukobwa. Ubwo muhungu mwabanaga akizi kuri uwo muhungu? Uwo muhungu mwabanaga azi kuri uwo muhungu? Ase kuko asaga n'abahungu? Cyane. Mwese kuba kureba babona usa neza rwose unyorosheje? Nasaga nk'abahungu. Siko byagora umuntu kubyemera se? Ntabwo nyine kereka wenda ku bantu banzi cyangwa wenda nawe nimba akiriho nyine abyumvishe yakumva ko ibyo mvuga njye nkibyibuka. Ubwo rero mubanye icyo gihe cyose ntazi ngo kingana gute akizi kuri uwo muhungu? Yego.
irakomeza ajya gushakira uburyo wiga cyangwa se akareba ko iwanyu bakurangisha. Mm. Baje kukurangisha cyangwa waje kujya kwiga? Ntago byakunze. Mm. Mm. Ntabwo byakunze. Ni iki kitakunze iyo uvuze ngo ntabwo byakunze? Kujya kwiga. Kujya kwiga ntabwo byakunze. Mm. Yego. Ubwo hari harimo amahitamo abiri yo kujya kwiga cyangwa se iwanyu bakakurangisha. Icyo gihe barakurangishije? Oya. Kuki kujya kwiga rero bitakunze? Kubera nyuma yasanze ndi umukobwa. Oya. Uwo muhungu. Kandi asanga ndi umukobwa ari wenyine. Ari wenyine. Abandi bavandimwe biwe cyangwa bagenzi be sinzi abantu nabasanganye icyo bapfanaga ntago nyizi. Bo ntago bagiye batabizi. Habaho kwicuza aravuga ntago ibi bintu nari mbizi. Ajya kumenya ko uri umukobwa yabimenye bigenze bite rero? Yabimenye ambwiye ngo ninjye gukaraba vuba tujye gushaka ishuri. Kuko mu myaka yashize umwana utarize garidiyeni kumujyana mu ishuri ntabwo wapfaga kubona ishuri, yatekerezaga ko atari buribone akajya kunshakira imyuga. None se yaje kumenya yuko uri umusore bigenze bite? Yamenye ko uri umusore bigenze bite? Hari habaye iki nyuma y'igihe kingana gutyo cyose? Ariko uzi no kwihisha. Nese nanjye ko ntari mbizi. Ntabwo wari uzi niba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa? Ese nta mikino y'abana wajya gukina ati uno ni mama uno ni papa? Wapi? Kubera nta mwana twakinanaga. Kubera iki utakinanaga n'abana n'abandi bana? Narwaye imvunja n'ibisebe byo mu mutwe. Bya bisebe biza ku mutwe. Ko umuntu ufite akarenge keza se? Ni ukubera Imana. Ni ukubera Imana. Yesu yateye akarenge amavuta agasigiriza. Nyine yarabikoze ariko ibikomere byo biragaragara. Ibikomere hehe? Ibikomere by'uko narwaye imvunja. Bigaragara hehe ko ntabibona? Bigaragara ku maguru yanjye. Okay. Ubwo icyo nibaza na n'ubu nkiri kwibaza nk'ikibazo, uwo mugabo yaje uwo musore yaje kubwirwa n'iki kuri uwo mukobwa? Yarambwiye ni nkarabe tugende gushaka ishuri. Ntabwo yagumana n'umwana utiga. Yinjiye mu nzu yinjira ntararangiza koga ahita asanga ndi koga. Ahita asanga uri koga. Aratangara. Aho niho ruzingiye. Yinjiye mu nzu asanga uri koga, asanga uri umukobwa. Icyo gihe ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 9. Afite imyaka 9. Aratangara. Ni iki cyakurikiyeho nyuma y'uko amenye ko uri umukobwa? Yarambwiye nyine nimbe ndetse ibindi tuzaba tubijyamo nyuma. Ubwo ni kimwe mugiye kujyamo? Ibintu by'amashuri nyine yarambwiye tube tubyihoreye. Nibwo yari agiye kugutangiza ishuri. Arangije asanga twahise tubyihorera. Mwahise mubyihorera. Nyuma y'iminsi birarambwa ngo ubuzima bwanjye bugiye guhinduka. Ubuzima bwawe bugiye guhinduka? Buhinduka gute? Nyine nuko yambwiye. Nyuma y'iyo minsi biri se koko ubuzima bwarahindutse? Oya, gusa nyine yarampahiraga tugateka tukarya. Yego. Asanze rero uri umukobwa, ubuzima bwawe ko bugiye guhinduka, byagenze bite rero wa mugani wawe cyangwa se ubuzima bwakomeje gute? Yarambajije mu rugo umuntu twabanaga ndamubwira. Arambwira rero ntago byanyorohera kuba nakujyana n'igihe cyose gishize. Nimba nta muntu wo mu muryango wanyu wakurangisha bigaragare ko nanjye ndamutse nkujyanye byamerera nabi. Yego. Ubwo mukomeza kubana. Ubuzima bukomeza turabana akajya nyambika. Ntabwo nigeze nongera kurara hanze ukundi. Akajya kwambika gute? Akajya ngurira imyenda. Tukanatemberana, yajya muri siporo akambwira ngo muherekeze. Ukanatemberana kandi? Mwaratangiye kugukundana? Oya. Twatangiye gukundana afite imyaka 14. Imyaka 14? Nibwo mwatangiye gukundana? 13 hasi gato. 13? 14 nibwo nari ntangiye kuba umugore. Nibwo wari utangiye kuba mukuru? Mwatangiye gukundana gute rero kandi wari ukiri umwana waramufataga nka anko ubona nyine ari umuntu mukuru kuri wowe? Mwatangiye gute? Ntago nigeze nongera kubabara. Ntabwo wigeze wongera kubabara? Kuko yagiye kungurira imiti
kwa muganga inkuraho za mvunja. Icyo gihe mwakundanaga imvunja zaratangiye gukira? Ze zatangiye gukira. Ibisebe byo mu mutwe se? Ibisebe byo mu mutwe yanguriraga imiti. Yakuguriraga imiti? Yego. Ku myaka ntangiye kujya mera umusatsi. Utangiye kujya umera umusatsi? Ku myaka 14 muri mwaratangiye gukundana? Kuko tukimara kugera mu rugo yagiye kundodeshereza imyenda ya kigabo. Azi ko ndi umuhungu. N'ubundi nambaranaga nawe. Yari azi ko ndi umuhungu nyine n'ubundi. Ubwo umuntu mwakundanaga ndetse munabana birumvikanaga yuko mwabanaga nk'umugore ndetse n'umugabo? Nyuma nyine nibwo twatangiye kujya tubana abizi ko ndi umukobwa. Aratangiye akajya angurira n'imyenda ya gikobwa. Yego. Nibyo navuze ntari kugu icyo gihe none mwari mutangiye kubana nk'abashakanye? Nakomezaga kubaho mu buzima bwanjye. Nkabaho nyine ndara njyenyine nawe akarara wenyine. Samwegama gatoya. Gutyo. Ukarara ukwawe wenyine nawe akarara ukwe wenyine. Ariko se abantu bakundanaga ntago mwanyuzagamo mukareba n'ibyo ari byo mugakora by'inshingano z'abashakanye? Byari rimwe na rimwe. Byari rimwe na rimwe. Mwatangiye kuryamana ryari? Mfite 14. Ufite imyaka 14? Ku myaka yawe 14 mutangiye kuryamana, ku myaka yawe 14 mwatangiye kuryamana aho ukiri mutoya. Ni ubwa mbere ukozeho imibonano mpuzabitsina? Yego. Icyo gihe mutangira kuryamana wabashaga kumva uburyohe bw'ibyo ngibyo wari urimo cyangwa wabaga ubikoze kuko n'undi yabishakaga? Nabaga mbikoze nko kumwubaha. Kuko bwa mbere nyine byagenze nabi tujya no kwa muganga. Ubwa mbere byagenze nabi mujya kwa muganga? Umunsi wa mbere muryamana byagenze nabi mujya kwa muganga? Wagize ikihe kibazo? Turimo turaganira. Naravuye sinakama. Naravuye sinakama. Sorry. Byagenze bite rero kugira ngo agire igitekerezo cy'uvuga ngo no ku nshuro ya mbere reka tube twaryamaranye nyuma y'iyo myaka yose muri maranye? Yarambwiye nta kibazo nzongera kugira. Nta kibazo uzongera kugira? Gutyo gusa ati nta kibazo uzongera kugira ngo naturyamane? Yambwiye nyine nta kibazo nzongera kugira, ngo uko nzajya tugenda tubana niko nzajya menya ubwenge. Uzajya umenya ubwenge? Ubuhe bwenge se? Byari birebire nyine. Gute? Hari ibintu se utakoraga neza cyangwa se hari ibintu yabonaga bigaragaza yuko utaramenya ubwenge ku buryo? Hari igihe banyibaga nyine yambwira ntabwo yigeze ambwira ko tuzabana nk'umugore n'umugabo. Yego. Yambwiraga ko nyine bizajya bigenda byoroha. Muraryamanye ubwa mbere ugize n'ibibazo, kubera iki ubwa kabiri utagize ubwoba bwo kuba mushobora kuba mwagira ibindi bibazo mwongeye kuryamana? Nari mfite ubwoba ko n'intanga nyirukana. Wari ufite ubwoba ko niwanga kwirukana? Ni ukuvuga ngo igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ari uko wari ubishakaga, ahubwo ni uko waba ufite ubwoba bw'uko ushobora no kuba wabura aho wabaga? Mu rugo nasubirayo bakambaza ngo nabagahe. Basubira bakakubaza ngo wabagahe? Mutangiye kuryamana ufite imyaka 14, birumvikana ko wari ukiri mutoya, ntabwo ari busame. Nta bwirinzi mwakoreshaga uko mbitekereza? Hari ubwabaga buhari? Oya. Ntabwo abaga buhari. Ntabwo uko byakomeje yigiza gutera inda? Yanteye inda afite 16. 16? Ku myaka ya 16 warasamye. Wabwiwe n'iki ko wasamye rero? Yanjyanye kwa muganga. Yakujyanye kwa muganga? Wowe yabwiwe n'iki ko wasamye wowe? Yancagaho nkahita nduka. Yagucagaho ugahita uruka? Aciyeho gusa? N'imyenda ye nahitaga nduka. Kubona imyenda ye se cyangwa icyunzwe nyine kiyo? Icyunzwe cy'umuntu ko mana rero. Icyunzwe cy'umuntu wakumva icyunzwe cy'umuntu ugahita uruka? Ntabwo biba bikomeye. We ntabwo watwariye ikinonko ngo ujye urigata ikinonko cyangwa akayaga ka nijoro?
oya. Amushiti wanjye yize gutwara ikinonko Mm. akajya bajya kubimushakira. Oya njye nahekenyaga amakara. Wahekenyaga amakara? Mm. Yewe ntaho bitaniye. Mm. Nta gikara nta mini. Yewe nta makara. Yewe nta makara nta kinonko. Ariko wowe ntabwo wigeze ambwira nabi. Ntabwo wize kubwira nabi. Kubera ko yarambwiye ngo bibaho. Ngo bibaho. Wowe se ntabwo wigeze umubwira nabi ahubwo wowe? Oya. Nese ko yambwiraga ko turi kumwe nta kibazo. Okay. Amenye ko rero utwite mu gihe no kwa muganga baragupimya gusangamo inda. Wowe wagize ayo marangamutima maze kumenya ko utwite? Nyine numvaga bidashoboka. Umvaga bidashoboka. Icyo gihe ku myaka 14 wari uzi gutwita icyo ari cyo? Ku myaka 14 yawe wari uzi gutwita icyo ari cyo? Oya nasamye mfite 16. Wasamye ufite 16. Ntago nari nzi uko basama. Ntabwo wari uzi uko basama. Urabimenye rero. Hari hakurikiyeho iki nyuma y'uko usamye? Yanguriraga icyo musabye. Ati ndashakaga koko akakazana. Oya ntabwo natwarije inkoko, naryaga isambusa zonyine. Isambusa zonyine. Akazizana atinuba? Okay. Ugize gutya rero utwariye amasambusa umuntu akayakuzanira. Waje kubyara ryari? Abayobozi nyine baje kubimenya. Bakajya baramutangira bakamukubita. Bakajya bamutangira bakamukubita. Abayobozi bamukubitiraga iki? Byajyanaga kuzamufunga. Reka nkubwire ngo Resolved ni kampani imwe rukumbi ishingiye ku myemerere ya gikristu yiyemeje gufasha abanyeshuri gushakisha amahirwe yo kwiga mu mahanga. Cyane cyane ikaba ifasha abanyeshuri kwiga muri Canada, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu Bwongereza. Tugufasha rero byinshi birimo kwiyandikisha ndetse n'uburyo bwo kubona imyanya muri kaminuza nziza ziri ku isonga. Tuguha inama mu bijyanye na visa dore ko dufite abajyanama b'inzobere mu byerekeye gusaba visa yo kwiga. Hari amahirwe yo kubona inguzanyo ku banyeshuri, aho umunyeshuri abona inguzanyo akaba yakwiyishyurira amafaranga y'ishuri ndetse akabona n'amutunga. By'umwihariko ku banyeshuri bize muri science, technology, engineer, imibare ndetse n'andi menshi. Inguzanyo zacu zifasha abo mu cyiciro cya mbere bizwi nka undergraduate ndetse n'icyiciro cya kabiri bizwi nka postgraduate. Akaba ari amasomo yigwa mu gihe cy'umwaka cyangwa se mu myaka 2. Ukeneye ibindi bisobanuro wasura ibiro byacu muri Tropical Plaza imbere Tedemir, etaje ya mbere, umuryango C 27. Cyangwa se ukanyura ku rubuga rwacu wa@we-resolved.com. Ntuzemere ko ibibazo bya mikoro bizitira ejo hazaza hawe. Resolved yiyemeje kugufasha kugera ku nzozi zawe. Bamukubitiraga yuko yaguteye inda kandi wari ukiri mutoya. Ngaye nguko ugize gutya rero inda yaje kuvuka. Yaje kwigendera nyine. Inda waje kwigendera? Umuhungu waguteye inda yaje kwigendera? Yarayemeraga ariko ko ari iye. Abayobozi bazaga mu rugo bakamukubita. Bakamujyana bakamufunga nk'iminsi 2 agasaba imbabazi akagaruka. Ariko urumva nyine hacagamo no kubeshya. Kubeshya abeshya abayobozi? Nyine akabeshya akavasi yanjye kugira ngo arebe kwaza. Yego, niwe waje kugenda rero waguteye inda? Yaje kuza tubyumvikanaho akagiye kugenda. Ajya hehe? Ntago mbizi. Ntago uzi aho yagiye? Ntabwo yakubwiye ajya kugenda? Wari utwite agafata umwanzuro wo kugenda ubwo yaragusize mu buzima ameze bute nyabo? Nyirinzu niwe wari ubizi. Niwe wari ubizi? Niwe wari uzi aho agiye? Nta kibazo wagize ko wari usigaye utwite kandi ugasigara nta muntu ufite wo kugufasha? Oya, nta kibazo nagize. Numvise ko ibintu byose nyine ari ibisanzwe. Ako se nta kibazo wagize gute kandi wari utwite udafite nta muntu uzajya ugura udusambusa kandi uri wenyine noneho mu nzu udafite n'ubushobozi bwo kuba wakwishyura? Ikibazo cyaje nyuma kuko agenda yambwiye ko azaguma hafi yanjye. Yego, ariko birangira hagumye se cyangwa ntiyahagumye? Ntago yahagumye. Nyuma naramuhize ndamubura. Nyirinzu nawe aransohora. Mu 5,000. Aguha 5,000? Kandi niwe wajyaga amuhamagara. Abapolisi baramuhamagaye basanga ntago iyo nimero iba mu gihugu. Okay. Ugize rero igihe cyo kubyara?
njya kwa muganga. ujya kwa muganga ubyara neza batakubaze. Mana ishimwe. Ugize gutya rero ubyara umwana wa mbere, ubuzima bwakomeje gute nyuma yo kubyara umwana wa mbere? Bwakomeje nabi. Bwakomeje kugenda nabi. Bwakomeje kugenda nabi. Nshaka n'undi mugabo kugira ngo ubuzima bugende neza. Uwo mugabo wari umukunze se cyangwa nuko ahubwo ari mu buzima bugira ngo? Oya, uwo yarambeshye ko tugiye kujya mu murenge. Yakubeshye ko mugiye kujya mu murenge? Birangira mutawugiyemo? N'abana mbyaye arabihakana. Abana byarabihekana? Bivuze ko bari benshi? Oya, bwa mbere yavuze ko atari yageze igihe cyo kubyara. Bwa mbere yavuze ko atari yageze igihe cyo kubyara. Inda nayivamo. Inda nayivamo? Inda yakuwemo ni iki? Twayikuragamo nyine yarambwiye nze tujye kuyikuzamo. Urangije nawe uremera? Ndemera. Mujya kuyikuramo ivamo? Yabanje kwanga, imajije gukura ivamo. Imaze gukura ivamo? Mwayikuyemo yanga kuvamo? Imaze gukura yo yivanamo? Anteye iyindi arambwira ngo ntago abyara umukobwa. None se abana ba mbere yari abihakanye, uremera ko guteye indi nda ya kabiri? Kwa ko twabanaga numvaga ko igihe kizagera akemera ko igihe cyo kubyara yakigejeje. Abaturanyi twari duturanye nabo bakajya bambwira ngo ninihangane niko zubakwa. Ugize gutya rero abana ba kabiri nabo bavuyemo. Uyu munsi wa none ufite abana bangahe? Uyu munsi mfite abana bane ariko wa kane yapfuye ejo bundi. Sorry kabisa. Ubu ngubu usigaranye abana batatu? Usigaranye abana batatu? Nsigaranye abana batatu ariko undi yaragiye. Yagiye hehe uwo wagiye? Yagiye mu muhanda. Yagiye mu mahanga? Yagiye gukora iki se kandi? Ubuzima bwabaye bubaragenda. Ubuzima bwabaye bubaragenda? Yasanze yonde? Abantu twagendaga duturana hari abo ajyaho ariko naho ntabwo amarayo iminsi. Baba mu mahanga? Ubwo mu mahanga ni ukuvuga ko ari he? Ubwo mu mahanga ni? Mu muhanda. Yagiye mu muhanda? Ntize ngo yagiye mu mahanga. Oya. Uyu munsi wa none uracyabana n'umugabo? Oya. Twarabyaranye tubyarana impanga arazihakana. Uyu munsi rero ukora iki? Kuko mu muhanda bari baransinyishije urupapuro rwo ko ntazongera kugaruka mu muhanda. Igihe cyarageze nyine njya gusaba abayobozi ko bampa ikibanza cyo gucuruzaho amakara. Barakimpa. Baguhaye icyangombwa cyo kuba wacuruza amakara? Ikibanza. Ikibanza cyo kuba wacuruza amakara? Kugira ngo nyine mbone ukuntu ntunga abo bana. Ubuzima rero bwakomeje gute nyuma y'uko ubonye icyo kibanza cyo gucuruza amakara? Nyuma yaho narahombye. Warahombye? Igishoro nari mfite narahombye. Warahombye? Uyu munsi wa none ukora iki mama? Nibyo nyine ngenda nkakora. Ndagenda nkacururiza abandi kugira ngo nibunguka cyangwa nkabacururiza neza bampaho ayo guhahira abo bana. Mama, icyo ndimo ndumva ubuzima muri iyi minsi ni ugupfundikanya. Babyita gupfundipfundikanya? Gupfundapfundikanya. Uyu munsi ni ugupfundapfundikanya. Nta kintu wavuga kigaragara ushobora kuba wavuga ngo nkora iki ngiki? No koga ni ibibazo. No koga ni ibibazo. No kumesa ni hatari. Mama, uyu munsi wa none umuntu agiye kugufasha yagufasha iki? Wampa igishoro kuko n'iseta yanjye baba benda kuyitwara. Iyo haje umuntu ufite igishoro njye bimbana ikibazo, abayobozi barambwira ngo bagiye kugitanga. Igishoro ukeneye ni cy'amafaranga angana gute? Wampa n'ibihumbi 30 wenda. Ibihumbi 30 by'igishoro? Mama, ntago ari menshi cyane ku buryo umuntu atayatanga. Ntekereza ko hari abantu baba bafite umutima n'ubushobozi, ubushake n'ubushobozi bikajyana, cyangwa se wa mutima mwiza n'ubushobozi bikajyana, ku buryo ikintu ashobora kuba yagufasha.
uwo muntu uragize uwo mutima wo kuvuga ngo reka mufashe yakubona gute? Yakubona gute? Mfite telefone. Nimero ni izihe mama? 0722 0722 84 84 25 25 76. 76. Mama reka ngushimire ku nkuru yawe nziza no ku mwanya wawe waduhaye. Nizere ko nagira igikunda hari umuntu byibuza ku mutima n'inkuru yawe akaba ari cyo ashobora kuba yagufasha. Imana izamuha umugisha. Yego mama, mugire ibihe byiza. Share, comment, like, and subscribe on Emelito TV.